iyo umuntu ahamagarwa n'umwuka wera hari igihe abantu bakunda kwifuza kumenya aho bitangirira naho biri burangirire, ariko ntabwo ariko bimeye, ntabwo ari gutyo muri divinite bopera. Bisaba ko twumvira ibindi tukazabisanga imbere, ntabwo tujya tumenya ibintu byose mu itangira. Abantu b'iyi minsi sinzi ukuntu basigaye barubatse ibintu, ariko nta gakiza kubatse nabi, ni fake gakiza. Ugasanga umuntu arashaka kuguma mu mwijima, ariko agumana mu mwijima urugo rwe rumuzi nk'inyangamugayo ngo ntashaka kuvuga ibyaha bye, agashaka kugumana akazi ke ngo batamenya ko ari umujura, agashaka kugumana iki. Donc abantu bashaka kugumana agaciro kabo muri societe, ariko bakaguma mu mwijima. Gukiranuka kugeza aho birenganyirizwa, ayo mahirwe nayo ni amahirwe ashaka, kubera ko hariho uburyo bwinshi bwo guhunga kurenganywa ubitewe no gukiranuka. Hariho amahirwe menshi, hariho uburyo bwinshi bwo kuguhesha guhunga imibabaro itewe no gukiranuka. No kwemera kurenganyirizwa gukiranuka utabirekuye nabyo ni ibintu ugiramo uruhare, ntabwo ari ibintu bikugwirira. Turabashimiye inshuti z'umwami wacu Yesu kuba mwahisemo gukurikira inyubako y'agakiza. Muracyari kumwe nanjye hamwe n'umwuka wera kugira ngo tuganire. Amazina ni Prosper, niyo nizeye, mwene so, musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Mpamya ko niba dushaka kugundira umwimerere w'agakiza, ibyo byose mvuze tuzabisangira kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenge. Turagushimiye mwami Yesu kuko tugiriye neza ukaduha uyu mwanya wo kugira ngo tuganire kandi twumve ijambo ryawe. Nuko turakwinginze kubw'imbabazi zawe kugira ngo dufashe, kugira ngo tuyobore kuri buri ntambwe, tubashe kumenya ibyo ushaka kuri twebwe kandi tubashe gusobanukirwa umugambi wawe kuri twebwe muri kino gihe giheruka mu izina rya Yesu. Amen. Ubwo duherukana twaganiriye ku byerekeranye n'indangagaciro zadufasha gusobanukirwa niba koko twifuza dufite inyota yo kubona iby'Imana ishaka, yo kumenya iby'Imana ishaka, yo kubona agakiza katanzwe n'umwami wacu Yesu. Uyu munsi turaza kuza kuganira ku ngingo nayo ijya gusa niyo, kubera ko tukiri mu gice cya mbere cy'inyubako y'agakiza cyitwa kugira inyota biduhesha kumenya. Kugira inyota yo kumenya nk'igitekerezo. Turacyari muri planning. Mu nyubako y'agakiza turacyari gukora plan, turacyari kwestima, turacyari gukora ibishushanyo mbonera. Niyo mpamvu rero twatangiriye mu mpapuro, twatangiriye mu gushushanya, twatangiriye mu gitekerezo, mu nyota yo kubaka, mu kumenya uko inzu yacu izaba iteye. So rero niba dufite inyota kuko yo kumenya, hari ibintu by'ingenzi, requirement, hari ibintu by'ingenzi tudakwiriye kubura kugira ngo biduheshe mu buryo bworoshye guhazwa ko kwifuza kwacu bitewe n'icyo dushaka kumenya ku Mana kuri buri ntambwe. Kandi ntago iyo mvuze gutya ntago mvuga umuntu utarasobanukirwa iby'agakiza, reka ahubwo kuri buri kintu ukeneye kumenya, kuri buri ntambwe uriho mu gakiza, kuko mu gakiza ntabwo twese turi ku kigero kingana, habamo ibyiciro by'ubukure. Rero kuri buri ntambwe umuntu ariho, izi critère, izi ngingo, bino bintu turimo tuvuga ni ngombwa ko umuntu abigira kugira ngo bimuheshe kubona icyo yifuza mu buryo bworoshye ku Mana iyo afite inyota y'ukuri. Umwami Yesu rero abane natwe tugiye kuganira ku kintu cyitwa kwemera ubufasha. Uyu munsi turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ku murongo w'8, igice cya 8, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 8. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa 26, ku murongo wa 26. Sorry, ni nababwiye ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ahubwo ni ibyakozwe no mu gice cya 8 ku murongo wa 26. Nyihanganire, tujye gusoma amakuru ari budufashe kumva noneho indi ngingo yitwa kwemera ubufasha. Niba dufite inyota, turi suppose dukwiriye kuba turi abantu biteguye kwakira ubufasha. Nabahaye urugero ku bafundi, k'abafundi ari abantu
bahuriye ku kintu cy'ingenzi cyitwa kwemera ubufasha, kwemera ibitekerezo by'abandi, kumva ibyo abandi bababwira bakabegeranya n'ibikwiriye bikabafasha gutera imbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya 8 cy'ibyakozwe n'intumwa, umurongo wa 26. Umutwe w'amagambo uvuga iby'umunyetiyopiya w'inkone yizera Yesu. Bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati haguruka ikusi ugere mu nzira imanuka iva mu butayu ikajya i Gaza, yayindi ica mu butayu. Arahaguruka aragenda, nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware n'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya yari yagiye Yerusalemu gusenga. Yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aramubaza ati ibyo usoma urabyumva? Undi ati nabibasha nte nabonye ubinsobanurira. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'ubuke mu ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Ubwo yacishwaga bugufi, urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho, umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi. Iyo nkone ibaza Filipo iti ndakwinginga mbwira ayo magambo umuhanuzi yavuze kuri indi, yayivuzeho cyangwa yavuze ku wundi? Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda bagera ku mazi, iyo nkone y'amazi dore amazi, ikimbuza kubatizwa n'iki? Filipo arasubiza ati niba uwizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Itegeka ko bahagarika igare, baramanuka bajya mu mazi bombi, Filipo n'inkone arayibatiza. Bavuye mu mazi, umwuka w'Imana ajyana Filipo, inkone yasubira kumubona, nuko ikomeza kugenda inezerewe. Ariko Filipo abonekera muri Azoto, agenda abwira abantu ubutumwa bwiza mu midugudu yose kugeza aho yagera i Kayisariya. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Tugwaye ikaze rero kugira ngo tuganire kuri aya magambo yitwa kwemera ubufasha. Umunsi umwe nk'uko twabibonye, iyi nkone yo muri Ethiopia, kuko iyo umwami Imana aguhamagara ntago agendera ku buzima ubayeho, waba inkone, waba ufite umuryango, waba warashatse, waba ufite abana, waba utabafite, waba ingaragu, waba muto, waba mukuru, ntago ari ikibazo. Icyo Imana yitaho n'ubugingo bwawe. Kugira abana, kugira ibiki, ntago ari ikibazo cyo ngicyo. Ibyo ntago ari imbogamizi itaguhuza n'Imana. Ntukabitindeho, ntukabikirerwe, ibyo ntago ari imbogamizi, nta nubwo ari byo Imana ireba. Iyi nkone rero yo muri Ethiopia yari ifite inshingano mu gihugu cya Ethiopia, kuko yari ishinzwe kugenzura cyangwa kurinda, gucunga ibintu bya Kandake. Kandake yari umwamikazi wo muri Ethiopia muri icyo gihe cyabo, ashinzwe kugenzura ibyo bintu no kubirinda ibintu by'ibyuma n'ibindi bintu. Hanyuma iyo nkone yajyaga uko umwaka utashye igiye Yerusalemu gusenga. Ariko nubwo yajyaga Yerusalemu, nubwo bwari miravayo imanuka irimo isubira muri Ethiopia, ariko ifite igitabo cy'umuzingo isoma ariko idasobanukiwe. Ntago ari ikintu gitangaje kuba ushobora kumara imyaka 100 uba mu rusengero ariko udasobanukirwa ibiri mu muzingo w'igitabo. Ntago ari ikintu kidasanzwe, ntago uri uwa mbere, ntiwikondane. Iyi nkone yo muri Ethiopia rero yajyaga ikora urwo rugendo kuva muri Ethiopia ukagenda ngira ngo icyo gihe hagati ya Aziya na Afurika bari bataracamo urya muhora wa w'inyanja itukura unyuramo hagati, wa w'inyanja Mediterane upasamo hagati, bari batarawuca. Rero urugendo rw'amaguru rwarashobokaga. Hanyuma ibaze gukora urwo rugendo rungana gutyo ugiye Yerusalemu, ugenda ugaruka, wumva izo mvune ariko udasobanukiwe umugambi w'Imana kuri wowe. Nicyo nari nshatse kuvugira ibyo bintu byose by'urugendo rw'amaguru n'iki. Rero ariko nubwo iyo nkone yari imeze ityo, yari ifite inyota, yari ifite amarira yo gusobanukirwa, yifuza kumenya ibyanditswe mu muzingo ibyo ari byo. Nkuko nababwiye mu gice cya mbere, amarira y'umuntu wifuza gusobanukirwa adafite uburiganya ntabwo Imana igiye irengagiza. Hatitawe ku bintu Filipo arimo akora, hatitawe kuri gahunda y'umunsi ya Filipo, hatitawe kuri ku buryo yapanze gahunda ze n'ubyo ari bukore, umwuka marayika w'Imana aramusanga aramubwira ati genda unyure muri ya nzira icikusi ica mu majyepfo, ugere mu nzira imanuka
iva i Yerusalemu ijya i Gaza, ya yindi inyura mu butayu. Marayika yamusobanuriye ahari buze kugenda, ntabwo yamuhaye briefing ihagije, kuko iyo umuntu ahamagarwa n'umwuka wera hari igihe abantu bakunda kwifuza kumenya aho bitangirira naho biri burangirire, ariko ntabwo ariko bimeye, ntabwo ari gutyo muri divinité bopera. Bisaba ko twumvira ibindi tukazabisanga imbere, ntabwo tujya tumenya ibintu byose mu itangira. Ni gutyo bimera mu Mana, ni gutyo bimera, ntabwo twumvira iherezo ry'ibintu, ntabwo dusobanukirwa ibintu ukuntu bizagenda, ahubwo twebwe dusabwa kumvira ibya none. Ni gutyo mu Mana, ni gutyo gahunda zipangwa. Nushaka ko mbigusubiriramo nzabikubwira inshuro nyinshi, uzabihera no kuri sokuruza w'abizera Abrahamu. Ntabwo Imana yigeze imubwira umusozi agiyeho, icyakora amubwiye icyo azakora, ariko amubwira ngo genda. Reka twikomereze kare gutinda. Hanyuma Filipo aramanuka, ageze muri iyo nzira yamanukaga iva i Yerusalemu ijya i Gaza ikanyura mu butayu, agiye kubona igare ririmo riraza. Iryo gare ryari ririmo umuntu ufite umuzingo, ufite n'amarira yuko adasobanukiwe. Hanyuma rero umwami Yesu ndamukunda cyane kuko atajya yirengagiza ayo marira. Filipo yumva iyo nkoni irimo iragenda irisoma, arangije arayegera arayibaza ati ariko si ibintu uri gusoma urabyumva? Ya nkoni nayo yihutira gusubiza, aravuga ati ariko se urumva nabyumva gute koko ntafite umuntu unsobanurira? Filipo ahera kuri ibyo ngibyo atangira kumubwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu, ahereye ku magambo arimo asoma yo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya yavugaga iby'imibabaro y'umugaragu w'Uwiteka. Ndagira ngo dutekereze twitonze cyane ku miterere y'iyi nkone kugira ngo bize kuza kubasha kudufasha, kuko twamaze kwibona ko Imana itanga ingabo nyinshi, itanga nta kintu bitwaye Imana kuba wasohora amamiliyoni n'amamiliyoni kugira ngo irokore ubugingo bw'umuntu umwe. Imana itanga ingabo nyinshi zigapfa kubw'umuntu Imana ifiteho umugambi. Imana ishora ubushobozi n'ubushobozi bwose bw'isi yabushobora kugira ngo ikunde, n'ubutunzi bwose bw'isi yabushobora, n'ibyo ufite byose yabishobora kugira ngo ikundire nk'ubugingo bwawe. Rero ntabwo ari ikibazo ku Mana, ibyo umuntu atunze ntabwo ari ikibazo, kuko isi n'ibyuzuye n'ubusanzwe n'ibyo Uwiteka. Rero iyi nkone umwami Yesu yatanze imbaraga zingana gutya kugira ngo Filipo ayigereho. Amaze kuyigeraho ayisobanurira iby'ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Iyo nkone irizera, ariko ndagira ngo mvuge akantu gatoya. Kwemera ubufasha niyo ngingo turiho. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ntabwo ari ikintu cyoroshye kwemera. Abantu bagira izo mbogamizi, ugasanga kuvuga ngo ntabwo mbisobanukiwe, amaze imyaka mu itorero akumva ni ibintu bimuteye ipfunwe, ariko ntabwo ari ibintu biteye ipfunwe. Uyu nguyu yari afite posti ikomeye, yari afite titi ikomeye, yari afite inshingano ikomeye imugira umuntu ukomeye, kuko niba wenda yari kontabure mu bwami ntago ari umuntu uciriritse. Noneho no kubera afataga urugendo buri mwaka ajya Yerusalemu, akaba adasobanukiwe, nabyo cyari ikintu gisebye, ariko ntabwo cyari ikintu yashoboraga kugundira. Yarabizi mu mutima we ko harimo vide, hari ikintu yumvaga abura, hari ikintu yumvaga akeneye, kandi yumvaga yifuza ubufasha aho bwaturuka hariho hose. Amaze kumva Filipo amubwiriza ubutumwa bwiza, ntabwo yaruhanyije, ntabwo yagoranye. Yahise avuga ati ibi bintu byavuga kurinde. Filipo yarakora amagambo aramuganiriza, amubwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu, uburyo yitanze kuba impongano y'abari mu isi, uburyo ari we umuhanuzi yavugaga ko yahuye na karya kaga kose, nk'uko umwana we namacecera imbere y'uwukemura cyangwa se y'abawica, ngo nawe niko yaceceye imbere yamugiriraga nabi. Agenda yamusobanurira byose. Bageze ku mazi, ngo namubwira ati ariko ubundi ko amazi ari ngahe kimbuza kubatizwa n'iki? Filipo amubwira ati apo ibyo nabyo urizeye? Ati nizeye ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Hanga ati niba wizeye nta cyakubuza kubatizwa. Bombi babiri bajya mu mazi aramubatiza. Ntabwo ndi buze gutinda nsobanura imihango y'amadini yabayeho ubu ngubu, bisaba ko ibintu bifata umurongo. Simvuga ko kwigisha abantu ari ikibazo, oya ntabwo nshaka kuvuga,
ahubwo ndashaka kwivugira uburyo abantu babiremye bakabigira umuhango uhanitse, bisaba gutumira abantu, bisaba ko abantu babimenya, bisaba ko tuzimenya. Reka umubatizo nta hantu uhurira n'icyo ngicyo. Umubatizo ni ikintu gikorwa n'umuntu wizeye n'umufasha kugira ngo ubwo ahamye ko apatanije na Kristo mu rupfu rwe, umuntu wa kera agiye kwambarwa na Kristo, agiye gupfana na Kristo, akazuka bundi bushya, havutse umuntu mushyashya, habayeho ubugingo bushya muri we, agapfana na Kristo akazukana nawe. Ntabwo ari ibintu bisaba formule ndende, ntabwo ari ibintu bisaba imihango miremire, ntabwo ari ibintu bisaba ko dutegura ibirori tugatumira abantu. No, iyo umuntu yizeye ntabwo ari icyo ngicyo bisaba. Ntabwo ari cyo nyashatse kuvuga uyu munsi. Nuko nagira ngo nako nkakosore abantu ibyaje muri iyi minsi inama yabera, ntumbazana abantu babikura. Ariko reka twe kubitindaho, ariko bikwiriye gukosoka. Niba dushaka kugendera mu nzira y'Umwami Yesu, ibyo bintu bigomba gukosoka kuko byubatse nabi, byubatse mu buryo butari bwo. Hanyuma iyi nkone yemeraga mu buryo bworoshye. Turi kuri za mfunguzo, za ngingo zitwemerera kubona gusobanukirwa bitworoheye cyangwa bitatugoye. Iyi nkone yemeraga ubufasha ititaye ku kiricyo, ititaye kuri degree ifite, ititaye ku ntebe yicayeho, ititaye ku mwanya ifite, ahubwo yitaga ku bukene ifite mu mutima, igasuka amarira imbere y'Umwami Imana ngo ayigirire neza. Iyi nkone kandi yari ifite ikindi kintu cy'ingenzi cyuko ubwo yamenyaga ukuri itasabye ibindi bimenyetso, ahubwo yifuzaga kugirirwa neza n'Imana kuko yamaze kumenya ubukene yifitemo. Guhazwa byayibaye bugufiya kuko itajyaga yihagararaho. Iyi nkone ntabwo yari ishishikajwe no kuguma mu kudasobanukirwa ngo ikundire inde titre yayo. Abantu b'iyi minsi sinzi ukuntu basigaye barubatse ibintu, ariko nta gakiza kubatse nabi, ni fake gakiza. Ugasanga umuntu arashaka kuguma mu mwijima, ariko akagumana mu mwijima urugo rwe rumuzi nk'inyangamugayo ngo ntashaka kuvuga ibyaha bye, agashaka kugumana akazi ke ngo batamenya ko ari umujura, agashaka kugumana iki. Donc abantu bashaka kugumana agaciro kabo muri societe, ariko bakaguma mu mwijima. Ariko iyi nkone ntabwo ariko byari bimeze. Iyo yumvaga yifuza kumenya ukuri, yumvaga ishaka kuva mu bujiji, yumvaga yifuza kuva mu kudasobanukirwa, ikamenya umugambi w'Imana hatitawe ku kiguzi biyisaba kugira ngo ibigenderemo. Uru ni urugero rwiza rw'iyi nkone. Ntabwo yihagararagaho, ntabwo yashakaga kugumana icyubahiro cyayo ngo batayinyuzamo ijisho. Ni imvugo z'iki gihe, atanyuzamo ijisho ko ntabisobanukiwe, atamenya ko burya nanjye ntacyo nzi, atamenya ko burya no ntabwo ariko byubatse. Ahubwo iyi nkone yashakaga kumenya ukuri hatitawe ku kiguzi byayisaba. Kwemera ubufasha byarayoroheye kuko Umwami Yesu yari ayiri hafi. Iyo umuntu adafite uburiganya mu mutima ashaka kumenya ubufasha nabwo bumuha hafi, Umwami Yesu akugirire neza. Turacyari kumwe, turakomeza mu gace gakurikiraho tuganira ku cyerekeranye n'amahirwe yo mu Mana. Amahirwe yo mu Mana si amahirwe nk'ayo tumenyereye, ahubwo ni amahirwe ashaka. Turaza kwivuga mu gace gakurikiraho. Umwami Yesu nawe kandi ntuze gucikwa nako. Yesu aguhe umugisha. Inshuti z'Umwami wacu Yesu Kristo, turagarutse. Twari tubabwiye ko uretse kwemera ubufasha no kugira umutima witeguye kwemera ubufasha, noneho amahirwe dufite mu Mana yo ni amahirwe ashaka. Ndabibabwiye ko ariyo turuze kuza kuganiraho mu gace gakurikiyeho. Ariko bakobwa bene data, ndagira ngo dutangire dukosora iki kintu abantu bamenyereye ko amahirwe ari ibintu biza bigwiririye umuntu bikaza umuntu atabigizemo uruhare. Mu gakiza birukundi no kumana birukundi, kubera ko umuntu wese tangira ngo umuntu ngo nagize amahirwe, ngo wowe wagize amahirwe sha urakizwa, wowe wagize amahirwe sha urabireka, wowe wagize amahirwe sha uva kuri ibi, nibura bireka biragukundira, nibura bisiga biragukundira, nabiri yubivamo, wenda ukumva ni ibintu byamugwiririye nkuko byagwirira undi, nkuko hatari ibyawe. Ariko ntabwo ariko bimeze mu gakiza. Mu mugambi w'Imana, amahirwe itanga cyangwa amahirwe ava ku Mana ni amahirwe umuntu agiramo uruhare. Amahirwe yo ku Mana arashakwa.
ni amagambo dukunda kubona inshuro nyinshi ariko ntabwo cyane dukunda gusobanukirwa icyo bivuga. Ariko nyamara aya mahirwe ku Mana, amahirwe yose uzabona Bibiliya itanga ni amahirwe umuntu agiramo uruhare, ntabwo ari amahirwe agwirira umuntu nk'uko abantu benshi bakunda kubivuga. Kubera ko icyo Imana ishaka ari uko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byatanzwe n'Imana bifitweho urutabi n'umuntu wese ubishaka, n'umuntu wese ubyifuza. Ntabwo ari iby'abantu bamwe, ntabwo ari iby'ubwoko bumwe, si iby'Abanyarwanda gusa, si iby'Abazungu gusa, si iby'Abarabu gusa, ibyo ni iby'abantu bose, kuko Umwami Yesu yatangiye kugira ngo abantu bose babone amahirwe yo kwiyunga n'Imana, kuko twese twakomotse kuri umwe kandi twese twagushirijwe n'umwe, ariko tubasha no kubyutswa n'umwe uko dukomoka kuri Adamu twese. Ntatinze rero ndagira ngo maganirize amagambo musanzwe muzi. Matayo 5 ni amagambo abantu benshi bakunda kuvuga nubwo badakunda kumenya ikintu cyanditsemo, ariko niyo turi buvugeho muri kano gace kacu gakurikiraho, tukayavugaho twihuse rwose kuko nawe ushobora kuzareba. Turahera ku murongo wa 3 cyangwa se wa 2, hanyuma tugende tuvuga kuri buri kantu iminota mike kumwe Yesu tubashije. Yesu yerekana abahiriwe abari bo, aterura amagambo ati hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Nicyo kintu cya mbere yahereyeho, hahirwa abantu bakennye mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ntabwo ari abantu bakennye ifeza, ntabwo ari abantu bakennye inzu, ntabwo ari abantu no, ni abantu biyumvana ubukene mu mitima kuko ubwami hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ubukene ntabwo ari ikintu umuntu ahisha, niyo umuntu abuhishe buranga bukagaragara. Ubukene bwo gukena ubushake bw'Imana, gukena Imana ni ikintu rusange, ntabwo ari ikintu umuntu ajya gushakira ahandi, kuko n'abatizera Imana rurema usanga hari ibindi bintu bagize Imana. Hari abagira amafaranga Imana, hari abagira ubwenge Imana, hari abagira ibigirwamana mu bihugu bitarageramo umucyo w'ubutumwa bwiza cyangwa se byawanze. Ariko iyo myifatire yose yerekana ko umuntu mu mutima we afite vide, akeneye Imana. Hahirwa abantu bakennye mu mitima yabo, bazi ubwo bukene babwemera, bigatuma bashaka Imana kuko ubwami bwo mu ijuru buzaba ubwabo. Gukena ugakenera Imana, ibyo ngibyo ni amahirwe, ariko ubwo bukene bisaba ko umuntu anabwemera kugira ngo yegere Umwami Yesu ubasha kumukenura. Ntago ndi butinde kuri aya magambo. Dufite amahirwe menshi ko ibintu tuvuga Umwami Yesu yatugiriye neza, akaduha igitabo dushobora kubibonamo, igitabo cyitwa Inyubako y'agakiza. Nacyo ni igitabo ushobora kubona uduhamagaye, turakiguha mu buryo bworoshye. Ufite inyota ubasha koroherezwa kukibona bitakugoye, cyangwa se no kuri website yacu munsi gatoya hariho uburyo bworoshye bwo kuba wakidownloadinga, wagitereshaje, wagitunga mu buryo buri soft ukagitunga, kuko nta charges, nta mafaranga bigusaba kugira ngo ukigure, ntayo. Ibintu byose ni ubuntu kuko Umwami Yesu yatugiye neza akabiduha ku buntu. Umwami Yesu rero aduhana umugisha. Hahirwa abashavura, ndihuta cyane. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Gushavura ngira ngo muzi neza ko ni agahinda, ariko ko mu mutima. Agahinda gatinze gahinduka ishavu, nyine ni umubabaro mu mutima, ni nk'uko umuntu yabyita. Rero hahirwa abantu bashavura kuko aribo bazahozwa. Wakwibaza ngo ntabashavuzwa n'iki? Ntabwo ari abashavuzwa nuko akawunga kabuze, ntabwo ari abashavuzwa n'ibintu biriho, ntabwo ari byo bintu. Ndibuka Ezekiel yandika mu gice cya 9 imbata z'Imana zigenda zishyirwaho ikimenyetso. Havuze ko hashyizweho ikimenyetso ku bantu bariraga, bagatakishwa, bakanihishwa n'ibizira bikorerwa mu gihugu. Ntabwo ariho gusa, ahubwo hari n'ahandi henshi hagenda hatwereka agahinda n'ishavu n'umubabaro dukwiye kugira, kubera ko hari n'igihe igihe Petero yavugaga kuri Loti, yamuvuzeho ngo yari umukiranutsi, ngo wahoraga yibabariza umutima ibyakorerwaga Sodomu n'i Gomora. Ibyo rero hahirwa abantu bashavura, ariko ishavu nshaka kuvuga muri ubwo buryo bwombi ntabwo ariho ndi buze gutinda cyane, nubwo ibyo ari ngombwa. Ahubwo ndashaka kwivugira hahirwa abantu bagira ishavu. Ishavu ryo gushavuzwa nuko hari ubukene afite,
akagira agahinda kuko hari icyo abura, akagira agahinda kuko hari icyo adasobanukiwe, akagira agahinda ko mu mutima ko kumva ko hari imitego arimo bw'amataka bayigwamo, akagira agahinda ko mu mutima ko kubona ko ibintu arimo bipfuye, akagira agahinda ko mu mutima kuko yajyanyweho umunyago n'inyigisho z'ubuyobe ziri mu madini y'iki gihe. Ako gahinda kakamutera kwifuza gushaka iby'ukuri, kwifuza kumenya icyo Imana ibitekerezaho, kwifuza kumenya ubushake bw'Imana. Hahirwa abantu bashavura kuko aribo bazahozwa. Ntabwo ndi butinde aho ngaho cyane, ahubwo ndajya kuyandi ni amahirwe umuntu agomba kugiramo uruhare. Iryo shavu naryo ni uruhare ugomba kurigiramo, ugomba kuritunga niba ushaka guhirwa. Hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Ijambo ryitwa ubugwaneza ni ijambo rigari ntari buze gutindaho, nubwo nakabaye nditindaho, ariko hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Ubugwaneza si ikindi ahubwo ni ukutitekerezaho wowe ubwawe, ahubwo ugatekereza no kuba muri kumwe cyangwa se no kubagusanga no kubakugana. Ubugwaneza butumarira iki? Cyane cyane muri gice cya mbere cy'inyubako y'agakiza. Ubugwaneza budufasha ko umuntu, urabona iyo uri umugwaneza umuntu wese abasha kukwishyikiraho mu buryo bworoshye. Ni ukuvuga ngo inzira zo gusubizwa kwawe, zo kubona igisubizo, zo gutabarwa kwawe ziba zibasha kunyura n'importe où, zibasha kunyura aho ariho hose kuko byoroshye kukugeraho. Iyo uri umugwaneza uba woroshye ku buryo kukugeraho bitavuna uwo ari we wese ushaka kuguha inkunga cyangwa ubufasha ibitekerezo. Ariko iyo uri umunyamwaga, iyo uri umunyamahane, iyo uri umugwanabi, n'umuntu wari ugufite cyo mu marashaka gutinya. Hahirwa abagwaneza rero ko ari bazahabwa isi. Kubwo ubugwaneza hari ubutunzi butuzanira, kubera ko natwe tworoshye, tuni easily accessible, kutugeraho biroroshye, bigatuma rero n'umwami Imana nawe kutugezaho icyo ashaka kutubwira bimworoye. Amarembo yacu aba yuguruwe. C'est bien, numa mbonye imvugo nziza. Amarembo yacu aba yuguruwe ku bantu bashaka kutugezaho ubufasha abari bo bose, abakuru, aboroheje, abazima n'abarwaye, kuko nyine uwo ari wese akugezaho icyo yifuza. Wenda muri urwo ruhande rwo ndibuze kuza kwivugiramo, ariko hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Kuko iyo umuntu ari n'umugwaneza ntabwo atekereza ku kintu agiye gusubiza, ahubwo atekereza n'uwo agiye gusubiza uko ari buze kucyakira, atekereza umwifato we, uruhare, urutabi uzagira ku bandi. Ese nitwara gutya ku bandi bizagenda gutya. Ubwo ni ubugwaneza, ntabwo ndi butinde mbusobanura cyane. Hahirwa abagwaneza ko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Inzara n'inyota byo gukiranuka byo, ubundi inzara n'inyota bifite ikintu bihuriyeho. Ni ibintu udashobora kwiyumanganya ubifite. Ufite inzara ibiri mu gifu, ariko itegeka umubiri wawe wose, ikigisha umubiri wawe amayeri yose ushobora gukora kugira ngo iyo nzara ishire. Ufite inyota itera umubiri wawe kwifuza kutaruhuka, kwahagira ushaka uburyo ushobora gushira inyota. Abantu bafite inzara, abantu bafite inyota byo gukiranuka nibo bonyine bazakubona cyangwa se bazahazwa. Autrement, mu yindi mvugo, ntabwo iyo tuva mu gukiranuka byaranze, ntabwo bishoboka, biterwa n'uburyo twabyifuje. Ese dufite inzara, dufite inyota yo gukiranuka, turabibura? Ntabwo bishoboka. Ibyo mbabwira ni ukuri kandi mpamya. Kristo niwe gukiranuka kwacu, kandi kumushyikira birashoboka igihe dufite inzara, igihe dufite inyota. Ariko twebwe tuvuga ngo turashaka gukiranuka, hari ibintu by'ibinyoma nsigaye narumvishe muri iyi minsi, aho abantu none bavuga ngo n'intungane ebyiri 17 ni doctrine ipfuye, ni ikinyoma, ni inyigisho y'ikinyoma, kuko nta hantu byanditse. Nese ubwo rero intungane gute bwira 17? Ntabwo bishoboka. Umuntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka azahazwa. Umuntu ufite ushaka gukiranuka, ubwo bushake afite bukaba ari inzara. Nkuko utatuza ufite inzara utarabona ibyo urya, nkuko utatuza ufite inyota utarabona icyungo, niko iyo ufite gukiranuka nk'inzara ukaba ufite gukiranuka nk'inyota, nabwo udashobora gutuza utarayibona. Umugaragu w'Imana Dawidi yigeze kwandika amagambo muri Zaburi 1, aravuga ngo ntabwo nzaha amaso yanjye gusinzira, ntabwo nzaha ibihene byanjye guhumiriza, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo.
ni ukuvuga ngo donc iyo dufite inzara tukaba dufite n'iyo nyota ko ari gutyo bimeze, ari gutyo biri strict, ari gutyo byubatse ibyo gukiranuka tubasha kubibona ku bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Simbitinda kuko tuzabigarukaho mu gihe kizaza turi kuganira urufatiro rw'inyubako y'agakiza n'uburyo Kristo atuzaniye gukiranuka. Reka tukomereze. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Njya nibuka inkuru imwe Umwami Yesu Kristo yigeze gutanga, aravuga ngo hari hariho umuntu wari ufitiye umwami umwenda, ariko arangije yinginga umwami kugira ngo atamugurishanya n'ibyo yari atunze byose, kuko yaragambiriye umwami ko bateza ibye nabo mu rugo rwe bakabahindura imbata kugira ngo barebe ko uwo mwenda byibura waganuka kuko kwishyura byo bitashobokaga. Ariko arangije atakambira umwami amugirira imbabazi. Uwo mutwara amaze kumugirira imbabazi, uwo muntu we asohotse ageze hanze ahita ahura na mugenzi umurimo umwenda. Uwo mwenda yari amurimo wari mutoya, ariko noneho ikintu cyatangaje abagaragu b'uwo mwami nuko atamugiriye imbabazi, ahubwo yamukurubaniye mu nzu y'imbohe, akamushyira umurinzi wa gereza, akamubwira ati uyu muntu ntazasohoka Imana atanyishyuye umwenda wanjye wose. Umwami abyumvisha arababara cyane, aravuga ngo kuki njye namugiriye imbabazi ariko we ntabashe kugirira umugaragu mugenzi imbabazi. Arongera ahita bisubiramo, cyane cyane kuri iyi ngingo mbitanzeho urugero. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Ntabwo dukwiriye gutekereza ko tuzagirirwa imbabazi n'Imana twebwe tudashobora gutanga izo mbabazi, kuko Umwami Yesu no mu isengesho yatwishije rya Dawe uri mu ijuru abantu bose bakunda, harimo ikintu cy'ingenzi kivuga ngo utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, cyangwa se mu kinyarwanda kiruseho uduharira imyenda yacu nk'uko natwe duharira abaturimo imyenda. Ni ukuvuga ngo ntabwo dukwiriye kwibwira ko tuzababarirwa n'Imana niba dukeneye imbabazi ku Mana. Ni itegeko ko natwe dukwiriye gushaka ko dushoboye ko tugomba kubabarira, kuko natwe dukeneye imbabazi ku Mana. Ntabwo ndi butinde kuri iyo ngingo cyane kwa ko tuzayiganira mu bwaguke. Ndacyari kubaganiriza ku mahirwe ashakwa. Hahirwa abantu bafite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane dukwiriye kumenya niba dushaka kuzabona mu maso h'Imana. Ni inshingano ko dutunga imitima iboneye. Imitima iboneye, ijambo ry'igifaransa rikoresha ngo hahirwa afite le cœur pur. Ni imitima idafite kwandura, idafite icyasha, idafite umwanda. Iyo dukoresheje ijambo ku mazi tuvuga pure cyangwa pure, tuba dushaka kwerekana twava nk'urubogobogo mu kinyarwanda ariko twagenekereza, kubera ko iyo amazi ntabwo bisaba ko abadafite impumuro, ntabwo bisaba ko abadafite ibara, abadafite ataryoshye cyangwa atabishye, ahubwo binasaba ko agomba kuba ari biologically treated, atunganijwe, adafite microbe. Agomba kuba ari biologically pure, adafite imyanda, itaboneshwa amaso, ariko agomba kuba adafite umwanda. No kuvuga ngo natwe imitima yacu isabwa kubiboneye niba twifuza kuzabona Imana. Amahirwe no kuzabona Imana, aho kugira ngo tuyibone bisaba ko dutunga imitima iboneye, bisaba ko dutunga imitima idafite icyasha, kuko iki kintu ni ingenzi cyane. Paulo acyandikira Timoteyo yaragishimangiye, amubwira ko abantu baretse umutima uboneye bahindutse nk'inkuge zimenetse ku byo kwizera. So iyo umuntu adatunze umutima we, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Sinzi ukuntu nabivuga, ubusanzwe umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ariko n'umutima w'umuntu ukwiriye kurindwa kuruta ibindi bintu byose birindwa, kuko nshobora kwiyerekana inyuma uburyo butandukanye n'uko ndi mu mutima. Uko ngaragara inyuma n'uko ndi mu mutima bishobora kuba bitandukanye 100%. Imvamutima zanjye n'ibyo ngaragaza inyuma, icyo ngambiriye n'icyo ndi gukora bikaba bitandukanye. Ni gutyo abantu b'iyi minsi bateye, ni gutyo rubanda nyamwinshi ruteye. Ariko hahirwa abantu badafite uburiganya, umwanda mu mitima, ibyangwa n'Imana mu mitima, ububi mu mitima yabo, kuko aribo bazabona Imana. Reka ne kugitindaho nacyo. Hahirwa abakiranura abandi kuko bazitwa abana b'Imana. Iyo tugeze ku ngingo yo gukiranura abandi, tuba tuvuze ingingo yo kuzana amahoro aho turi. Iyo ushaka kuzana amahoro aho uri, iyo ushaka gufatanya
gufatanya na Kristo, ko umwami Yesu yakunze kubitubwiraho kenshi n'abagaragu be bakunda kubitusubiramo inshuro nyinshi. Urugero nka Pawulo na Petero bivuze nako barabivuga ndibwira, bavuga ngo nabishoboka mu rwanyu uruhande mu mani n'abantu bose amahoro. Rero umwami w'amahoro, niba dushaka gufatanya nawe kuzana amahoro turahirwa, ariko kugira ngo tubashe kuzana amahoro natwe hari ibyo tugomba kuba twaramaze gutunganywamo. Ni ukuvuga ngo ntago tuba dushishikariye cyane gutsinda mu rubanza, ahubwo tuba dushishikariye cyane gushaka icyazana amahoro. Iyo umuntu ashaka kuba umucuzi w'amahoro, iyo umuntu ashaka kuba umuntu uzana amahoro ahantu atuye, bisaba ko nawe ubwe mu ntonganya yagize, mu bibazo byahabaye, mu ngorane zahabaye, adashishikarira cyane kumvikanisha ibye ko ari ukuri, ahubwo ashishikarira cyane cyane gushaka icyazana amahoro. Hahirwa abantu bazana amahoro ahantu habagose, abantu bazana amahoro aho batuye, ahantu abantu bazana gukiranuka, kuko kugira ngo ukiranure abandi bisaba ko wowe ukiranuka ugafasha abandi gukiranuka, ukaba bakiranuye, donc ko bagendera mu kuri, amahoro akaboneka aho bari. Hahirwa abantu rero bakiranura abandi, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Akantu kanyuma nshaka kuvugaho gato ntari butindeho nako cyane, ni amahirwe ashakwa. Naho nyiri ni amahirwe ashakwa. Hahirwa abantu barenganirijwe gukiranuka, ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Gukiranuka kugeza aho birenganyirizwa, ayo mahirwe nayo ni amahirwe ashakwa, kubera ko hariho uburyo bwinshi bwo guhunga kurenganywa ubitewe no gukiranuka. Hariho amahirwe menshi, hariho uburyo bwinshi bwo kuguhesha guhunga imibabaro itewe no gukiranuka. No kwemera kurenganyirizwa gukiranuka utabirekuye, nabyo ni ibintu ugiramo uruhare, ntabwo ari ibintu bikugwirira, no, ni ibintu ugiramo uruhare nawe ubwawe. Hahirwa abantu bemera kurenganywa barenganirijwe gukiranuka, ku bwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amahirwe yose y'Imana arashakwa. Ni Matayo 5 twasomaga. Hahirwa abakene mu mitima yabo, hahirwa abashavura, hahirwa abagwa neza, hahirwa abafite inzanyito byo gukiranuka, hahirwa abanyambabazi, hahirwa imitima iboneye, hahirwa abakiranura abandi, hahirwa abarenganijwe gukiranuka. Donc ni amagambo usanzwe uzi, ariko ni amahirwe ashakwa wowe ubasha kugiramo uruhare nawe n'ibyawe muri itangiro ry'inyubako y'agakiza, kugira ngo tubashe kugira access, tubashe kugira uburenganzira bwo kuduhesha kumenya, bwo kuduhesha gusobanukirwa, bwo kuduhesha kumenya umugambi w'Imana. Dukwiriye kumenya ko amahirwe yo mu Mana ari amahirwe tugira mu ruhare, nawe n'ibyawe, nanjye n'ibyanjye, nuriya n'ibye, nuriya utekereza ko atayibona burya nawe n'ibye. Imana ishaka kakizwa, nuriya ukomeye, none ufite titre ihambaye, nuriya wicaye mu ntebe ikomeye y'ubuyobozi bw'isi, nuriya nawe n'ibye. Umuntu wese wo mu isi ukomeye n'uworoheje nawe n'ibye. Ayo mahirwe arashakwa, ntabwo irembo rifunze, nawe wayabona. Imana ikugirire neza kandi guha umwete kugira ngo usobanukirwe ko ayo mahirwe nawe akureba. Burya kubona ubwami bw'Imana, burya kubona gukiranuka, burya guhabwa isi, burya kuzabona Imana, burya guhabwa ubwami bwo mu ijuru, burya kwitwa umwana w'Imana. Ayo mahirwe ni amahirwe wagira mu ruhare. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami Yesu kuko duhaye kumva aya magambo muri kano kanya, nuko duhe kugira umwete wo gukurikirana ibyanditswe cyane, kugira ngo